Hello mes amis, mumeze neza? Nanjye meze neza kandi cyane. Ndashima Imana ko umwaka wa 2024 urabura amasaha make cyane ngo urangire. Duserebure ko Imana yaturinze ikaduha ubuzima buzima, ikaturindira n'umuryango. Mbonereho nifurize n'inshuti n'abavandimwe umwaka mushya muhire wa 2025. Ni umwaka mwiza, niko mbitekereza. Ni umwaka mwiza, nubwo ari umwaka w'ibiharwe yego, ko nyuma hariho gatanu kandi ndumva ari ibiharwe kuri njyewe, ariko ndabifuriza kuzababera umwaka mwiza cyane, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo gukora cyane, bashakamo amafaranga, umwaka wo kurumbuka. Mbonereho no kubwira abantu uyu mwaka wa 2024 utabereye mwiza, rwose bihangane bakomere, ntawuburana n'ubushake bw'Imana. Ariko icyo nzi neza ni uko inyishyu y'urupfu ni urubyaro. Abantu rero mwagiye mugira ibyago, abantu bakagenda, ni ubushake bw'Imana, mukomere mwihangane. Nanjye ntabwo wambereye mwiza, hagiye hazamo utuntu tudasobanutse, hagiye hazamo impfu nyinshi z'abantu banjye, bashuti banjye. N'ejo bundi nagiye kubona mbona Pascal, aba babyeyi n'abanyuze mu myanya y'intoki mu bintu tutatekerezaga, nubwo n'abandi bapfa tutabitekereje. Naho ababyeyi rero yaradutunguye, mbonereho mwifurize iruhuko ridashira, aguma atekane kwa Jabiro. Imana buriya yaramukunze kuturusha, kandi buriya hari byinshi yamurinze byatumye twebwe tutazongera kumubona ngo twishimane nawe. Ni muri urwo rwego rero njyewe naje kuri kamera nkanjye Cine TV Show, haba ndi njyewe Cynthia wa Cine TV Show. Mfite umwana uvuga ngo ni Cine TV Show. Ndumva nzashyiraho akandi kantu ka Cine TV Show kugira ngo umubebe wanjye nawe ajya abivuga neza bimuryohere. Icy'ingenzi rero kinzanye hano nyamukuru ni ukwifuriza abantu umwaka mushya wa 2025. Birashoboka ko 2024 itigeze kuryohera, birashoboka ko yanakuryoheye. Niba yarakuryoheye no 2025 ukuryohere kurushaho. Ingenzi rero mu b'imbere nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire ni inshuti zanjye ziri muri industry, batameze neza, batari ahantu heza, bari muri gereza. Dufite abantu b'abavandimwe bafunze, bakabaye nabo uyu munsi baza bagaserebrana natwe, ariko buriya nyine ngo ubushake bw'Imana burasharira, nabo bwarabashaririye kandi natwe buradusharirira. Ndahera ku mugabo bita Fata ku mavuta. Umwaka mushya muhire. Ndabizi neza uri muri situation itari nziza, itaryoshye, ariko ibintu byose ni igihe. Imana izabisobanura bigende neza. Aho uri rero nkwifurije umwaka mushya muhire, Nyagasani agukomeze wowe n'umuryango wawe kandi akongerera imbaraga, byose bizarangira neza. Nkongera nkagenda ku mugabo bita Sarongo, amazina ye nibirangirwa Wilson, nawe ari muri iriya nzu, ari mu gihome. Aho uri nkwifurije umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe. Uyu mwaka uzababere w'ibyishimo. Ntekereza neza ko uyu mwaka uzarangira akababaro ko kuba muri gereza
gasa naho gashize, kuko nibyo turimo turabifuriza. Hano y'Imana hano y'Imana nawe nuko Ezekiel nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Ni abantu ba buri munsi twahuriraga imihanda, nabo rero turabasabira ngo bagaruke twongere duhure mu mihanda duhigahiga dushaka icyatunga umuryango. Ubwo rero mpano y'Imana nawe umwaka mushya muhire wa 2025. Hari undi mugabo bita Nkundineza Jean Paul. Nkundineza Jean Paul, imbere ya byose ndagusuhuje, umwaka mushya muhire nawe aho uri. Ntuzumve kuri wenyine, nubwo aho uri tutari kumwe ariko turi kumwe mu bitekerezo no mu mutima. Umwaka mushya muhire wa 2025 kuri wowe n'umuryango wawe. Rwema Pascal nawe ni umwe mu banyereraga ino mihanda, tutakibona neza ariko tuzi neza ko tuzamubona akagaruka tukanyererana, tukongera tugaserebura. Tukwifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Numvaga rero nkanjye Cynthia wa Cine TV Show nakwifuriza aba bavandimwe tutari kumwe umwaka mushya muhire. Mboneyeho nababwire ko nta gikuba, nta bintu bikomeye, n'ibikomeye Imana irabyoroshye. Iborohereze rero, ibahe kongera kugira umunezero, kongera kumva mwisanzuye. Imana yongere ibatugarure muri sosiyete nyarwanda, twongere tubabone mwishimye nk'uko natwe uyu munsi twumva tumerewe. Nizere ko rero muzabibona wenda, cyangwa se muranabibona simbizi, ariko Cine TV Show nabifurije umwaka mushya muhire. Inshuti zanjye muri rusange, abari hanze, umwaka mushya muhire. Iyo mvuze hanze ntabwo ari mu bihugu byo hanze, nubwo n'abariyo nabo mbifuriza umwaka mushya muhire, ahubwo ndi kuvuga abo dukubitana imitego ya buri munsi. Abo ngabo namwe umwaka mushya muhire. Uwiteka abishimire, abahaze uburame, agume abandindire, mbahorane. Mbashimire byimazeyo, mbifuriza umwaka wa 2025. Mbere na mbere ndabanza kwifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire wa 2025. Yaba aho mvuka naho nashatse mbifurije umwaka mushya muhire. Abarwayi basoje uno mwaka batameze neza, bababaye, Uwiteka abakize, mutangire wa 2025 mumeze neza. Ikindi ndashimira abana muri rusange, burankunda abana muri rusange mwese. Uwiteka ajya guma abahe umugisha. Hari abo ku mihanda tubona twese tuzi, buriya byaba na byiza bari abana bo ku mihanda twishatsemo umutima wa kimuntu, tukajya tureba ukuntu twasangira umwaka nabo. Nubwo mbivuga gutya nanjye sindabikora, ariko hagize uza akantera ingabo mu bitugu, kuko ngo umuti umwe wigira inama. Rwose abo ngaho twagenda umujyi umwe, bariya abana ubutaha tukazabazirikana nabo, bakazagira gute, bakazizihiza umwaka bafite abantu bari kumwe. Ndashimira cyane cyane abamfashije muri ubu buzima, barahari benshi ntabwo nagenda avuga umwe umwe, ariko umuntu wese uzi ko yagiye ashyira itafari ku buzima bwanjye ndamushimiye, kandi bivuye ku mutima. Ikirenze kuri ibyo ndamukunda. Ndashimira inshuti zanjye, nazifuriza n'umwaka mushya muhire. Uwiteka aguma abandindire, mbahorane,
kuko ndabakunda murabizi. Abo ngabo bo ubuzima bwa buri munsi mbabwira ko bararenze. Inshuti zanjye zimpora hafi zidahwema kungira inama, mwebwe mwakoze subscribe kuri Sene TV Show, mwebweho muri abandi bandi muri birenga mwankoreye akantu keza, mwanejeje umutima wanjye. Ntabwo rero nasoza ijambo ryanjye ryo kwifuriza abantu muri rusange umwaka mushya muhire, ntifurije umwaka mushya muhire abantu bose bakoze subscribe kuri Sene TV Show, kimwe namwe mwese mwamfashije mukanyereka ko nshoboye kandi nshobotse. Mwese rero ndabifuriza kugira ishya n'ihirwe mu mwaka wa 2025. Ikindi nakongeraho ni uko mbakunda. Buriya umugisha wa mbere ni urukundo. Iyo ufite urukundo n'ibindi byose biraza. Ndasabira abarwayi rero ngo Uwiteka borohereze, kandi Imana yo mu ijuru yo igume iturindire umubyeyi wacu uduhetse, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Dufite umunezero, dufite umutekano, dufite ibyishimo. Ibi byose dufite twanagezeho no kubera we. Tumuragije Imana rero kugira ngo iguma imube hafi, imuheke nk'uko natwe duhetse, kandi urabona ko kuduheka kwe bifite ibyiza byinshi twamuboneyemo. Ngaho rero Uwiteka Nyiringabo abazigame, abarinde. Happy New Year. Bifurije rwose umwaka mushya muhire wa 2025. Amahoro amahoro. Mbonereho mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe, mukore share, mukore comment kuri Sene TV Show, mwongere munyiyereke. Mwaranyiyeretse numva ni byiza, numva ni ubutamu gusa. Ndabibashimira ko mwanyiyeretse. Rero mwongere musubireyo mukandeho, mukoreshe na commenting kuri Sene TV Show. Turabakunda, tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025.